Hello ladies and gentlemen, youth at all ages. Reka nizere ko mwese mumeze neza kabisa. Ndabize mudukurikiye muri hano hagiye hatandukanye. Hari abari hano mu Rwanda, hari abari hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Nsuze cyane abantu bari Europe ndetse n'abantu bari ku migabane itandukanye, abantu muri America. How are you doing? Nizere ko meze fresh sana. Hanyuma nsuze cyane abantu bari hano muri Africa, nsuze cyane abantu bari mu Burundi, ndabaramukije cyane. Muri abantu bagaciro bikomeye. Ewan turabemera fo. Ewan hanyuma nsuza cyane abantu muri Tanzania. Ewan mambo vipi mzee? Right, hanyuma nk'ibisanzwe this is a story 360 niho umenyera amakuru aba agizweho mu myidagaduro nyarwanda ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye ku isi. Hanyuma kandi uhumvira ibiganiro bitandukanye bigenda biguha amakuru agiye atandukanye mu myidagaduro. Hanyuma nk'ibisanzwe nitwa Sheme Pacifique, niwe muri kumwe hano ngenda macangamo kabisa mbahereza amakuru aba agezweho. Right, hanyuma ikiganiro cyitwa Temera Culture Vibes, ni mu story 360 twa Sheme Pacifique uko namaze kubivuga. Hanyuma ngira ngo nguhereze ikaze, nizere ko umeze neza kandi mwifuza gomeza kugira ibihe byiza. Hanyuma niba uri mushyashya kuri channel kandi kuri subscribe, hanyuma komeza udukunde duhe n'igitekerezo cyawe n'igitekerezo cyawe. Alright, hanyuma unyemerere dutangire duhere. No kuvuga ngo uyu munsi ngufitiye amakuru adasanzwe. Right, hanyuma episode cyangwa se ya movie ya filime y'uruhererekane irakomeje. Ni hagati ya Bruce Melodie ndetse n'uwitwa The Ben cyangwa se one of a kind nkuko ajya abivuga. Hanyuma ngira ngo mubize ko ku itariki ya mbere Mutarama bwo n'uyu mwaka wa 2026 aba bagabo bombi bahore mu gitaramo cyitwa The New Groove cyahurije muri BK Arena. Ewan ibintu byari umuriro, ngira ngo abantu barabizi, mwagiye mubona saga. Ewan abagabo bombi bakozanyeho meme na mbere y'igitaramo, mwagiye mubona byinshi byagiye bitangazwa. Like the man released the song, I mean this man Bruce Melodie yasohoye indirimbo yitwa Munyakazi, hanyuma bikavuga ko ari kudisinga cyangwa se like hari ibyo ari kuvuga uyu mugenzi witwa The Ben. Hanyuma uwitwa The Ben one of a kind nawe ahita asora indirimbo ayita Indabyo Zanjye. Nawe yavuga ko like ameze nk'uri gusubiza Bruce. Hanyuma birakomeza bihuruhererekane and then episode yindi kandi iza muri BK Arena mu ijoro ry'itariki ya mbere Mutarama, aribwo abagabo bombi bahuriraga ku rubyiniro. Hanyuma abantu bakavuga ko ngo ndi kubica muri huta cyane kubera ko murabizi, abantu bakavuga ko uwitwa Bruce yakoze stage nziza kurusha like The Ben, kubera ko igitaramo abenshi bari banakize who's the best cyangwa se ninde mwiza kurushaho. Hanyuma this man bakavuga ko Bruce yagize The Ben nziza. Hanyuma ku rundi ruhande abafana b'uyu mugabo witwa The Ben bo bakavuga ko witwa The Ben yagize stage nziza more than this man Bruce, kubera ko yakoresheje cyangwa se yakoresheje system idasanzwe hano mu Rwanda ndetse no muri Africa yitwa live looping. We have explained it, twabivuzeho cyane kabisa, ngira ngo mwarisobanukiye akoresha live loop. Hanyuma iyo episode nayo ivaho birarangira. Hanyuma mu minsi mike cyane kabisa byari bisa nk'ibituje. Hanyuma icyo ninsimbuze umugabo witwa muri hitama yaririmbiyemo indirimbo yitwa Pom Pom premier ngiye muri The New Groove, ni gitaramo bahuriyemo na The Ben. Hanyuma turibuze kuba tubigarukaho neza cyane. Hanyuma episode ushobora kwibaza ngo bigeze. Hanyuma bigeze nk'uri like abantu mwize ibijyanye n'iyiga ndimi cyangwa se like mukunda kureba ama film, bigeze ku gasongero like on the climax, you know, right? Hanyuma bigeze ku gasongero episode kandi bigeze aharyoshye. No kuvuga ngo uyu mujene witwa Bruce Melodie kugira ngo yemere ko azataramana n'uwitwa The Ben mu gitaramo cyitwa The New Groove, habayeho amasezerano. Shugazo uti amasezerano yagiraga cyangwa se yavugaga iki? Nyango abantu mwagiye mukunda kubibona witwa The Ben mu masezerano, I mean yize gusora agace gato ku masezerano. Mbwo ndavuga ureberera inyungu za The Ben n'inzu arimo n'ubundi irebererwa n'uwitwa Alex Muyoboke umuba hafi cyane kabisa, asora agace gato ku masezerano bagiranye na Bruce. Bivugwa ko uyu Bruce yemeye kujya muri gitaramo The New Groove, bemeranyijwe ko uyu mugabo witwa
The Ben nawe azamufasha muri tour cyangwa se mu bitaramo azakora mu ntara zitandukanye z'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Uwo yitwa The Ben ndetse na Bruce bemeranya ko bazafatanya mu bitaramo bizenguruka igihugu Bruce ari gutegura. Hanyuma kandi ubwo uwitwa Bruce ahita yemera kujya muri iki gitaramo nuko yabyemeye. Hanyuma ku mugoroba wo kuri tariki ya 19 Mutarama mu mwaka wa 2026 nibwo inzu ireberera inyungu z'umugabo witwa Bruce Melodie, ndavuga 1:55 AM, nibwo basohoraga itangazo bari kwamamaza cyangwa se bari kumenyekanisha ibitaramo bazatangira muri Kamena mu mwaka wa 2026. bavuga ko uyu mugabo witwa The Ben ubwo bashyizeho aba headliners cyangwa se bazaba bakora muri icyo gitaramo, bashyiraho witwa Bruce, bashyiraho witwa The Ben kama kawaida nk'uko byari byemeranyijwe mu masezerano. Hanyuma mu nyuma y'iminota mike cyane kabisa uwitwa The Ben yahise yikoza ku mbuga nkoranyambaga ze cyane cyane Instagram, kuri story ye ahita aterekaho yafashe rya tangazo ahita yandikaho fake news cyangwa se amakuru y'ibihuha, avuga ko amakuru yatangajwe na 1:55 AM ari ibihuha, right? Hanyuma byavugishije abantu benshi. Nagiye nkunda titres kabisa z'ibinyamakuru bigiye bitandukanye nk'ikitwa MI Empire, bavuze bati ese yasuni cyangwa se yatinyi n'ibindi bitandukanye, bagiye bashyira amatitre atandukanye bivugisha abantu benshi kabisa, ibintu biradogera. Hanyuma ubwo ngubwo 1:55 AM nabo bari bacanye ku maso. Ubwo of course bahise babimenya nk'abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga, bahise babimenya ko this man The Ben yafetse itangazo ryabo cyangwa se yarigize amakuru y'ibihuha. Hanyuma ibwo ibiganiro hagati ya 1:55 AM ndetse na timu y'umuhanzi witwa The Ben bahise batangira ibiganiro ibiganiro byihuse kabisa, byahise bitangira muri uwo mugoroba impande zombi, ibiganiro bikomeye cyane. Hanyuma bari kuvuga kuri ibi ngibi. Ubu ngubwo imyanzuro yavuyemo ntago turabasha kwibenya, gusa ikihari niki nuko uyu mugabo witwa The Ben we yahise agira yahise yisubira, hanyuma agasiba ya story ye yari yatangaje nka fake news ku makuru yari yatangajwe na 1:55 AM. Hanyuma iyi story yahise ayisiba arisubira, bishatse kuvuga ko rero ibiganiro byagenze neza. It's greatest things kubera ko nitubona kuri yaba bagabo tuzi umumaro maze kugirira showbiz nyarwanda kubakorana iki gitaramo. Abantu bagiye bongera kumenya imyidagaduro y'u Rwanda, bongera kumenya imyidagaduro y'u Rwanda yongera kujya on top, right? Hanyuma nitwongera kubona collabo y'abagabo biza mwabonye ukuntu byatitije umujyi, abantu bose barabimenya. Hanyuma bituma imyidagaduro y'u Rwanda ikomeza kugira gute buryo. Hanyuma dukongera kubona collabo yabo mu bitaramo none bizenguruka intara. Ruba ni ikintu cyiza, they are developing Rwanda's show business, kubera ko bafite abafana benshi mu ntara, bazaba bakurura abafana, of course nabo binjiza amafaranga. It's great things. Hanyuma nkivuga kuri umugabo witwa Bruce Melodie Munyakazi cyangwa se Mukanyezi nk'uko amaze iminsi abyita, umugabo witwa Munyakazi kabisa. ngira ngo nabikomejeho mu kanya gato mvuga ngo uyu mugabo witwa Bruce ya premiering indirimbo ye yitwa Pom Pom mu gitaramo The New Groove mu gihe yari gusoza stage ye. Ngira ngo abantu mwarabimenye. Hanyuma iyi ndirimbo ikomeje kwandika amateka, ikomeje kwandika amateka kabisa, kubera ko indirimbo ikomeje gukunga kabisa. Urumva ko ni indirimbo ikomeje kuzamura abakunzi amacharts ibihugu bitandukanye. Indirimbo irahedinze hano mu Rwanda, of course niyo hedinze chat yo mu Rwanda, wajya mu Burundi ugasanga arahedinze chat yo mu Burundi, urumva ifite abakunzi mu Burundi, right? Hanyuma wajya muri Tanzania the same, wajya muri UG the same. Hanyuma ikindi cyantangaje nuko iyi ndirimbo yitwa Pom Pom nahoze ndeba iri mu ndirimbo 100 ziri kumvuga cyane ku rubuga rwa Audiomack.
indirimbo 100 ziri kumvwa ku isi ku rubuga rwa Audiomack. Ni ikintu gikomeye cyane, bishatse kuvuga ko like bari gukomeza kuzamura urwego rw'umuziki nyarwanda, ndavuga this man Bruce. Hanyuma nkivuga kuri Bruce Melodie kandi mujene bafite amakuru menshi. Niba uri umufana we kandi kuri like, kandi niba uri mushyashya kuri channel, uri umufana we kuri subscribe, hanyuma dukomeze tuganire cyane right. Hanyuma bibutsa ko nge mukomeje kubana twa Shema Pacifique. Iyi ni Temera Culture Vibes, hanyuma iyi ni Story 160. Turabemera cyane, mwifuriza kugomeza kugubwa neza cyane abantu mudukurikiye muri ahantu hatandukanye right. Suza cyane abantu muri Kenya, habari zenu wazee, mabibi na mabwana mnao kuwa pale Kenya, basuze cyane. Ni uri muri Kenya kabisa, mimi ni igitekerezo cyawe kabisa, turagenda tugutera peace right. Hanyuma nanyuvuga kuri Bruce Melodie, witwa Bruce Melodie, witwa Yemi Alade, ngira ngo abantu baramuzi, ni umuhanzi ukomeye cyane wari muri Nigeria. Akibona Ibanga cyangwa se iyi hit song y'umugabo witwa Bruce Melodie yitwa Pom Pom, afatanyije n'uwitwa Brown Joy n'ubundi wabo muri Nigeria, ndetse na Diamond Platnumz, legend kabisa muri Tanzania, hariya kabisa TZ nkuko bajya babyita. Uyu witwa Yemi Alade asaba Bruce Melodie ko bakorana indirimbo, nawe n'umuhanzi ukomeye. Ubwo rero amakuru ahari nuko uyu ngira ngo ni mu kiganiro witwa uyu nguyu yitwa urebera right, yitwa I don't remember him. Hanyuma ni mu kiganiro ajyanye n'ikinyamakuru Igihe, yavuze ko n'ubundi indirimbo igeze kure. Ni Kenny Mugarura, sorry kabisa, yitwa Kenny Mugarura, ni umuyobozi wa 155 AM irebera inyungu z'umuhanzi witwa Bruce Melodie. Ikiganiro ajyanye n'ikinyamakuru Igihe yavuze ko rero bigeze kure nyuma yo gukora indirimbo za Diamond Platnumz. Hanyuma yitwa Yemi Alade yamwohereje umushinga w'indirimbo, ntabwo ndavuga Yemi Alade yohereje project y'indirimbo, ayohereza witwa this man yitwa Bruce. Hanyuma witwa Kenny Mugarura akavuga ko Bruce nawe yamwohereje umushinga we w'indirimbo ayawohereza Yemi Alade. Hanyuma rero it's a great things, kubona collabo y'abahanzi nabyo ni ibintu byazamura umuhanzi, of course ndavuga Bruce Melodie, ndetse bikazamura umuziki w'u Afrika ndetse n'u Rwanda. Hanyuma amasezerano yashyizweho mu kona 155 AM yemeza ko sorry nari subi nyuma gato mwihangane, ahubwo nangiye kuvuga ni umunyamakuru w'umunyafrika yitwa Adesop Orajide, muramuzi, niwe wuje abahanzi bombi, ngira ngo yanaje mu gitaramo cya Bruce Melodie ndetse na The Ben. Ngira ngo abantu barabyibuka ko uyu Adesop Orajide ari we introducinze Bruce mbere yuko yinjira ku rubyiniro ari kumwe na Bianca. Ngira ngo abantu baragika neza cyane, sibyo gusubiramo. Hanyuma ndi yitwa Bruce, yitwa Yemi Alade, bagiye gukorana indirimbo right. Hanyuma unyemerere nyaboneka dushifting twigire ku yindi nkuru, ariko nkwibutsa niba ari mushyashya kandi kuri subscribe, hanyuma kandi niba wakunze iyi video uduhe igitekerezo cyawe kandi no kuri like. Hanyuma abakunzi ba Miss Rwanda 2020 yitwa Nishimwe Naomie cyangwa se Naomie nkuko ajya yiyita, yitwa Nishimwe Naomie. Hanyuma afite umugabo witwa Michael Tesfay, ngira ngo itariki 25 nibwo uyu mugabo avuka cyangwa se agira isabukuru y'amavuko. Hanyuma mu kumwifuriza isabukuru nziza, witwa Nishimwe Naomie yavuze amagambo akomeye cyane, yavugishije benshi ku mbuga nkoranyambaga. Yagize ati isabukuru nziza, ndakwifuriza ibyiza gusa, uyu munsi ni iteka ryose, uri umurinzi wanjye, aho uri mba numva ntekanye. Urumva aya amagambo yitwa Nishimwe Naomie. Ubutumwa bwe bwagaragaje urukundo rufatika hagati y'aba bombi. Ngira ngo ni Miss Nishimwe Naomie 2022, Miss Rwanda 2022, ndetse na his husband Michael Tesfay right. Hanyuma unyemerere wamfura we nkuko abanyarwanda bajya bivuga, unyemerere dusoreze angaha rero. Nkwifuriza gomeza kugwa neza.
nizere ko umeze neza cyane. Hanyuma nitwashimye Pacifique gihano twitembera culture vibes. Nakubwiye nti inshuti yanjye, inshuti yacu, inshuti ya Stone 160. Niba uri mushya kuri channel kandi kuri subscribe. Hanyuma niba kandi wakunze iyi video ukande kuri like uduhe n'igitekerezo cyawe. We love you, we appreciate you. Tuze komeze ni fresh sun. Hanyuma turabakunda